Bakunzi b'Impuhwe TV, dushimye Imana yongeye kuduha uyu munsi kugira ngo dukomeze gusoma Bibiliya. Ubusanzwe musanzwe muri kumwe n'umuyobozi w'Impuhwe TV, Serene Nterinanziza, ariko kubera impamvu z'uburwayi hajemo ako kabazo ntiyakomeza. Uyu munsi rero tukomereje ku munsi wa 87. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana idukunda itwitaho. Muri gahunda nziza watugeneye harimo no gusoma Bibiliya, kuko hari abo aya masomo ajya afasha. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo abantu bazumva iyi recording uzabafashe, ubagirire neza, ugira aho bakura naho bageza, kandi natwe tunyura muri ibi byigisho ujye duha umugisha. Urakoze Kristo ko ubana natwe kuri uyu munsi wa 87 ukatwitaho. Imbabazi zawe zikatubaho mu izina rya Yesu, amen. Rero jyewe ugiye gukomeza gusoma ku munsi wa 87. Amazina yanjye ni Niyonsaba Esironi, nkaba ndi umugabo wa Serene. Yesu nashimwe. Ushize mwasomye mu kubara, niho dukomeje. Uyu munsi turasoma kubara 23, duhere ku murongo wa 27 tugeze 30. Turaza no gukomeza ku gice cya 24 ndetse n'icya 25. Turaza gusoma no muri Zaburi, nituhagera ndabibabwira, ndetse no muri Luka. Dutangire dusome. Baraki abwira Balamu ati, nuko ngwino nkujyane ahandi, ahari Imana irakunda ko ubamvumirirayo. Baraki ajyana Balamu mu mpinga ya Pewori, harengeye ubutayu. Balamu abwira Baraki ati, nyubakishiriza hano ibicaniro 7, unyitegurire hano amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7. Baraki abigenza uko Balamu amubwiye, atambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Dukomeze kuri 24, aho bahaye umutwe w'amagambo Balamu yongera kabiri guhesha Abisirayeli umugisha. Ku murongo wa mbere hakavuga ngo, Balamu abonye yuko Uwiteka akunda guha Abisirayeli umugisha, ntiyagenda nka mbere gushaka indagu, ahubwo yerekeza amaso ye mu butayu. Balamu arambura amaso, abona Abisirayeli baganditse nk'uko imiryango yabo iri. Umwuka w'Imana amuzaho, aca umugani uhanura ati, Balamu mwene Bewori aravuga. Umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana, uwerekwa ishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Ati, erega amahema yawe ni meza, wa bwoko bwa Yakobo we. Ubuturo bwawe ni bwiza, wa bwoko bwa Isirayeli we. Burambuye nk'ibikombe, nk'imirima y'uburabyo yegereye uruzi, nk'imisaga Uwiteka yateye, nk'imyerezi imeze iruhande rw'amazi. Amazi azatemba avuye mu ndobo z'ubwo bwoko. Urubyaro rwabwo ruzaba aho amazi menshi ari. Umwami wabwo azasumba Agagi, ubwami bwabwo buzashyirwa hejuru. Imana yabukuye mu Egiputa niyo ibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Buzarya amahanga abubereye ababisha, buzamenagura amagufa yawo. Ku murongo wa 8, Imana yabukuye muri Egiputa niyo ibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Buzarya amahanga bubereye ababisha, buzamenagura amagufa yabo, buzabahinguranisha imyambi yabwo. Bwarabunze buryama nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingore bwavumburwa nande. Uzakwifuriza umugisha wese azawuhabwe, uzakuvuma wese avumwe. Balamu yikongereza uburakari bwa Baraki. Baraki akubita mu mashyi abwira Balamu ati, nagutumiriye kuvuma ababisha banjye,
none ubahesheje umugisha musa aka gatatu. Nuko none mpungira iwawe. Nashakaga kugushyira hejuru nkaguha icyubahiro cyinshi, none wito iteka yakubujije icyubahiro. Balamu asubiza Balaki ati, sinabwiye n'intumwa zawe wantumyeho nti, naho Balaki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka, gukora icyiza cyangwa ikibi nihangiye. Icyo Uwiteka azajya ambwira nicyo nzajya mvuga. None ngiye mu bwoko bwanjye, reka ngusobanurire ibyo buriya bwoko buzagirira ubwawe mu bihe bizaza. Haca umugani uhanura ati, Balamu mwene Bewori aravuga. Umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana, akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwereka kwa ishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Ati, ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko nta ndi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli. Izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Edomu hazahindurwa, Seyiri naho hazahindurwa. Abaho bari ababisha b'Abisirayeli, ubwoko Isirayeli buzakora iby'ubutwari. Ubwoko bwa Yakobo buzakomokwaho n'utwara ibihugu, azarimbura abacitse ku icumu bo mu midugudu. Yitegera Abameleki aca umugani uhanura ati, Abameleki bari abambere baruta ayandi mahanga, ariko ibya nyuma byabo bizaba kurimbuka. Yitegera Abakeni aca umugani uhanura ati, ubuturo bwawe bukomeye ubutavaho, icyari cyawe kiri ku gitare. Ariko Abakeni bazanyagwa. Bizaba ryari? Bizaba ubwo Abashuri bazakujyana uri imbohe. Arongera aca umugani uhanura ati, ayiwe, ninde uzabasha kubaho ubwo Imana izakoraho ibyo? Ariko inkuge zizaturuka ku nkombe y'Ikitimu, zibabaze Abashuri, zibabaze n'Ababeri, maze nabo bazarimbuka. Balamu arahaguruka aragenda ngo asubire iwe, Balaki nawe asubira iwe. Dukomereze ku gice cya 25 turangirize rimwe iyo mirongo yo mu kubara. Kuri 25 aho bahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo Abisirayeli basenga ibigirwamana, Uwiteka abahana. Abisirayeli baguma i Shitimu, abantu batangira gusambana n'Abamawabukazi, kuko babarikiraga ngo baze mu itamba ry'ibitambo ry'Imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'Imana zabo. Abisirayeli bifatanya na Bali y'i Pewori, bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose, umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisirayeli. Mose abwira abacamanza b'Abisirayeli ati, umuntu wese muri mwe yice abo mu bantu be bifatanije na Bali y'i Pewori. Umwe mu Bisirayeli araza azanira bene wabo Midiyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli, baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi abibonye, ahaguruka hagati mu iteraniro yenda icumu, akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema, abahinguranya bombi. Uwo Mwisirayeli n'uwo mugore rimufata mu nda ye. Mugiga ishira ubwo mu Bisirayeli.
abishwe na mugiga iyo bari inzovu 2,400. Ku murongo wa 10, Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi atuma uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro, rizamubera hamwe n'urubyaro rwe isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yarwaniye Imana ye ishyaka, agahongerera Abisirayeli. Wa Mwisirayeli wicanywe na wa Mumidiyanikazi yitwaga Zimuri mwene Salu, umutware w'inzu y'abasekuruza wo mu Basimeyoni. Uwo Mumidiyanikazi wishwe yitwaga Kozibi mwene Suri, wari umutware w'ab'inzu y'abasekuruza y'Abamidiyani. Uwiteka abwira Mose ati, girira Abamidiyani nk'ababisha ubice, kuko biyerekanishije ko ari ababisha banyu, kubohesha uburiganya mu by'i Pewori no mu bya Kozibi mushiki wabo, umukobwa w'umutware w'Abamidiyani wishwe ku minsi wa mugiga yazanywe n'iby'i Pewori. Ayo niyo magambo uyu munsi wa 87 twashatse gusoma kugira ngo abantu bongere bibuke ukuntu Uwiteka yabanye n'abantu biwe. Twasomye mu gice cya 23 ndetse na 24. Mu gice cya 24 izo nkuru abenshi murazizi, ariko Baramu ni igihe yongeye guhesha Abisirayeli umugisha, mu gihe Baraki we yumvaga ko yavumo ubwoko bwa Isirayeli. Rero hano isomo dukuramo, umuntu yashaka kukugirira nabi cyangwa se yashaka kukuvuma, ariko hajya havugwa ko nta wavumo w'Imana itavumye. Rero mu gihe uwo muntu aba ashaka kukuvuma, Imana yo ifite uko ikora ikaguhesha umugisha. Ibyari kuba ibibazo bigahinduka umugisha, ibyari kuba kaga bikaguhindukira amahoro, ibyari kuba gusubizwa hasi ukabererwamo icyubahiro. Imana yacu si umuntu, ntabwo imeze nk'abantu, nta nubwo ikora nk'abantu. Iyo tugeze ku gice cya 25, tubona noneho aho Abisirayeli basengaga ibigirwamana, Uwiteka akarakara. Ariko tuza kubona n'ubundi buhamya bwa Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi. We yagerageje gukingirira Abisirayeli, yica uwo Mwisirayeli ndetse no Mediyanikazi, bituma uburakari bw'Uwiteka buva ku Bisirayeli. Isomo dukuramo ni irihe? Buri wese yakuramo irye, ariko ni ukuvuga ngo dukure ikibi muri twebwe, dukure ikibi mu itorero. Ikintu cyose cyatuma uburakari bw'Uwiteka bukongeza bukajya ku bwoko bwe. Rero ikindi kigaragara ni uko umuntu runaka ashobora gukora ikosa rikajya ku bantu benshi. Rero n'igihe hagize ugira ubutwari agakura ikizira, icyatumye Uwiteka arakara, nabwo bwoko bwose bukongera bukabiprofitiramo. Rero Imana idufashe. Aya ni amagambo yagira ubusobanuro burebure, cyangwa se wasoma muri za nyigisho ziba zisobanura Bibiliya wahabona ibintu byinshi, ariko ndasenga Imana kugira ngo ifashe abantu. Ni ukuri Imana ibasobanurire. Ahangaha ugiye ku murongo byatwara amasaha, ariko reka dukomeze no mu kindi gice cya Zaburi 38, twumve uko hatubwira. Noneho turaza kuva muri Zaburi tujya muri Luka, turangize umunsi wa 87.
nituba dufite umwanya turasoma n'umunsi wa 88. Yesu nashimwe cyane. Rero muri Zaburi ya 38 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 11. Imitwe y'amagambo ubundi ntabwo ikunze gusomwa cyane kuko buri gitandukana bitewe na Bibiliya, ariko iyo mfite imbere yanjye ni handi ngo Zaburi ni ya Dawidi yahimbiwe kuba urwibutso. Uwiteka, ntumanishe umujinya wawe kandi ntumanishe uburakari bwawe bwotsa, kuko imyambi yawe impamye, ukuboko kwawe kukanshikamira. Nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze, kubw'ubupfu bwanjye ndahitamye nunamye cyane. Ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira, kuko ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro, kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanahishijwe no guhagarika umutima. Mwami, ibyo nshaka byose biri imbere yawe, kuniha kwanjye ntuguhishwa. Umutima urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nayo ubwayo afite ibihuzenge. Abakunzi banjye n'inshuti zanjye bampaye akato kubw'icyago cyanjye, bene wacu bampagaze kure. Duhagarike kuri uwo murongo. Ni ukuvuga ngo muri kino gice, Uwiteka, ntumpanishe umujinya wawe. Twese twasaba Uwiteka kugira ngo mu by'ukuri atugirire ibambe, atugirire imbabazi. Uwiteka tumuzi nk'umuntu w'umunyembabazi, w'umunyempuhwe, kubera ko twebwe turi abantu bagira ibicumuro bitandukanye, tugira amakosa, tugira amafuti atandukanye. Rero umujinya w'Uwiteka utugiyeho ntabwo twabaho. Nta hazima rwose mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe. Nta mahoro twagira igihe Uwiteka yatugira gute, yatubara nk'udukiraniwe. Rero dusenga Imana kugira ngo dukomeze kuba imbere yayo, twicishe bugufi, kugira ngo intege nke zacu Uwiteka yere kuzibara gutyo, ahubwo atugirire imbabazi. Tugerageze kumenya ko kiriya na kiriya ari amafuti, kiriya na kiriya ari amakosa, kiriya na kiriya ari ibyaha, kugira ngo umujinya w'Uwiteka mu by'ukuri utujye kure. Agenda agaragaza amashusho y'ukuntu mu by'ukuri, ishusho igaragaza ko ndi umuntu umeze nabi, inguma zanjye ziranuka, ndahitamye, ntabwo ngororotse. Mbese ni Uwiteka wenyine watugirira ibambe muri ubu buzima tuba tubamo, kandi umutima wanjye urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nayo ubwayo afite ibihuzenge. Ni ukuvuga ngo rero turusheho kujya twegera Uwiteka, kugira ngo Uwiteka ace inkoni zamba. Uwiteka ni Imana yacu, ni Imana y'urukundo, ni Imana itugirira neza, ikatwitaho uko bukeye n'uko bwije. Rero Uwiteka tumufate nk'umunyembaraga, nk'umunyembabazi, atugirire imbabazi. Naho ubundi twebwe nk'abantu duteye umujinya, mu by'ukuri turabanyabyaha, turabanyamafuti, ntidukiranuka, ariko uwo twizeye arakiranuka, kandi twizeye n'umunyembabazi. Yesu nashimwe. Reka turangirize rero muri Luka 7, dusome duhereye ku murongo wa 11, kuko ubushize mwasomewe kuva ku murongo wa mbere kugera ku 10. Umutwe w'amagambo ni hahandi azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege,
kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abagikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Nuko abigishwa ba Yohana bamutekereza ibyo byose. Yohana ahamagara 2 muri bo, abatuma ku mwami Yesu ati ni wowe wa wundi ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi? Basohoye kuri Yesu baramubwira bati Yohana umubatiza kudutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi. Nuko muri uwo mwanya akiza benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi arazihumura. Arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, bakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Intumwa za Yohana zimaze kugenda, atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati mwajyanywe mu butayu no kureba iki? Ni urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Ariko se mwagiye kureba iki? Ni umuntu wambaye imyenda yorohereye. Erega abambara imyenda y'abarimbyi n'abagaburirwa ibyiza baba mu ngo z'abami. Ariko se mwajyanywe no kureba iki? Ni umuhanuzi. Ni koko, kandi ndababwira ko aruta umuhanuzi cyane. Uwo ni we wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza itunganya inzira yawe. Ndababwira yuko mu babyawe n'abagore ari ntawe uruta Yohana, nyamara umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Abantu bose n'abakoresha b'ikoro bamwumvise bemera ko Imana idaca urwa kibera kuko babatijwe na Yohana. Ariko abafarisayo n'abigisha amategeko ubwo batabatijwe nawe bivukije inama z'Imana. Mbese ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Kandi bameze nk'iki? Ni nk'abahungu bato bicaye mu maguriro bahamagarana bati twabavugirije imyirongi ntimwabyina, twaboroze ntimwarira. Yohana umubatiza yaje atarya umutsima, atanywa vino, muravuga muti afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, muravuga ngo dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga n'inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ariko ubwenge bugaragazwa n'abana babwo bose ko ari ubw'ukuri. Yesu atugirire neza. Hano dusomye igice mu by'ukuri kigoye cyane, ariko mbere na mbere bikomereza muri ya mirongo twari dusomye muri Zaburi tuvuga ngo Imana itugirire imbabazi kugira ngo uburakari bwayo budakongezwa. Hano rero nawe tubonye umwana w'umupfakazi wagiriwe imbabazi. Yesu atambuka amugirira imbabazi nyine, aramukiza, aravuga ati wirira. Noneho ikiriba gikozeho, amuhereza umuhungu we ari muzima. Hanyuma tugeze ku murongo wa 18 tubona indi nkuru yahari, ngewe nkunze kuyita ngo ni inkuru ibabaje, kubera ko Yohana akaga yari arimo yarageze mu bwihebe bukomeye. Niyo mpamvu avuga ngo mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza ngo cyangwa dutegereze undi?
nibwo yabwiraga abantu ati mugende mumumbarize, kuko nibwira ko yavuga ati Mesiya navuze, nabatije mu izina rye, nakoze mu izina rye, none ni wa wundi cyangwa dutegereze undi? Yesu nawe kuko azi ubwenge bwinshi, ashoboye byose, amusubiza mu bundi buryo, avuga ati mugende mumubwire ko impumyi zihumuka, ko abacumbagira bagenda, ko ababembye bakira, ndetse n'ibipfamatwi byumva. Mu by'ukuri ntekereza ngo umuntu uri mu kaga ibyo bishobora kutamukoraho, ariko uko niko kuri. Ni ukuvuga rero ngo kino ni igihe gikomeye, kuko ibi bintu byabaye kuri Yohana byaba ku mukristo wese, aho uba waratangiye ukora neza, ugakomeza ugakora neza, ugakomeza ugakora neza, wagera nyuma ugatangira ushidikanya, wibaza niba iyo wizeye ari iyo kuri koko, cyangwa se uri kubona abana bavuye mu ishuri wabuze minerivare, uri kubona ibintu byawe byose ukozeho bidakunda, hari ukuntu ugira mu mutima ugatekereza nk'uko Yohana yatekereje, ukibaza utese Imana nizeye koko niyo cyangwa siyo? Ese ko ntahirwa abandi bahirwa, bimeze gute? Ariko uko byagenda kose, iyo wizeye niyo ukuri, niyo kwizerwa, kuko niko bimeze. Ubwenge bugaragazwa n'abana babwo bose ko ari ubw'ukuri. Rero akaga twaba tunyuramo n'iki ntabwo bihindura Imana kuba Imana, ahubwo dukomeze kujya dusaba Umwuka Wera y'abana natwe adukomeze mu bihe bitandukanye, kandi Imana ijye idufasha kugira ngo tukomeze tugire ubwenge, ikomeze kutugirira ibambe, twere kugira rekodi nk'iriya ya Yohana, avuga ati ese mumumbarize rwose niwe cyangwa dutegereze undi? Ariko ntekereza ngo yari afite n'umutima uri honete, aravuga ati rwose niba ari Yesu yagombye kunkura muri aka kaga, yagombye kumfasha nk'uko natwe bijya bidushyikira. Rero tujye dusaba Imana iduhe umwuka wayo, adukomereze amavi rwose, adufashe, kuko hari ukuntu umuntu yiheba, noneho mu bwihebe afite ukazasanga abaye nk'uko Yohana yabigenje. Yesu nadufashe. Rero reka dusenge dusoze uyu munsi wa 2087, tuze gukomereza ku munsi wa 88. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, uri Data wa twese mwiza, uradukunda. Muri iyi si tujya tugira ibibazo, tugahungabana cyane, ndetse tukibagirwa ko uhari, tugatangira gushidikanya tuvuga ngo ese iyi niyo Mana twizeye? Ariko uwo twizeye ni ukuri. Turasabye ngo Umwuka Wera ajye abana natwe. Iyo dutenebutse Umwuka Wera ajye adufasha. Iyo turi mu bintu biducanga, twataye rwose umurongo, Uwiteka Umwuka Wera ajye adufasha. Sengerera abantu bari mu kaga gatandukanye, bari kubona ibintu bitavamo rwose, bitagenda, batangira gushidikanya niba uwo bizeye afite imbaraga. Ariko Yesu uracyari umunyembaraga, kandi uracyafite imbabazi nyinshi, kuko urukundo rwawe ruhebuje byose kuba ingenzi. Turasenzeraho Kristo kugira ngo ukomeze ubane n'abantu bawe, kandi kugira neza kwawe kutubeho, mu izina rya Yesu. Amen.